Iki ni igice cya 16 ndetse byose nibyo twagiye tureba. Twabonye uyu mugore yari yarakaye umujinya ku rupfu rw'umwana we shaka n'ibimenyetso. Twabonye uyu muginga wa mubaba wacu bita Archie ari gutumaho umuntu ngo ajye gusiba ibimenyetso cyangwa se ajye gusaba amashusho ya kamera batazamenya ibyabaye. Ariko ibyo byose ntibyatinze kuko umugabo baramufashe. Domingo twase nanone hakuno babana nubwo baziranaga buri umwe yagiye atombora uwo barakorana cyangwa se afora uwo barakorana biza kurangira afoye uwo bangana cyangwa se mu mutima iyo babazirana. Twabonye umwana gusemenyetso avuga ati ntabwo twagwereza andi madokima mu gihe mama afite andi madokima wihangane kandi kire gutwara gifunze. Nanga twasoreje mu gice cya 15 kire turukurana cya 16 uyaravuga ati koko nimba mama afite amadokima nanjye nakene narenza ariko mwari mukoze kumfasha batwereka wa mugabo uyu mugabo atari kumwibuka neza cyane ni wa mugabo afandegeze kubaza gusura dad mbesare wa mushitiwe cyangwa se wundi bakoranaga aravuga ati ntabwo ahari uyaraza aravuga turi amwana ashaka iki atashaka amadokima yandi ati umuvane mwe wapfuye ati umuvane mwe yindi ati yitwa Rona Love Cruise Runa Love Cruise yatega rwose yitwa Runa Love Cruise we yitwa nde ambwira ati amazina yitwa Sky Love Cruise ati birumvikana uyu mugabo basa nkageze mu bwoba abagabo ntabwo tuzi impamvu afite ubwoba uyu nguyu yabitekerezaho cyane avuga ati iki kibazo kigiye gukomera uyu mwana nawe aratari gukomeza ikibazo uyu mwana batwereka kuno mugere gukora kete idari kwiga imwanga mu nda abona ka message ka Gino yo kumubwira munakona kwanditse Gino bamwitaga Gino abayisobanuye nuko abona Juna kumubwira ati mva rero ndagira ngo uyu munsi abari uza kubanza sinzi nimba ari ubwo afite simbizi mbibutse niba afitanye projet nuye kiranga Roxane na team cyangwa se na Tom bari ku ruhande Roxane ahita abona ka message gaturutse ko bakorana wa muginga Arch abona message turutse kwa Arch kumubwira ati uze kubanza wana nabirenze kandi mba ntacyo twayoze dure muri bare ya guverineri ati uyu munsi niyo message nako bakandikiye umukobwa nako Sky barakamwandikiye ngo kare kaduciyeho uyavuga ati urabona ko nge babanyandikiye batwereka no bed ikiranga ne barakamuhereza nuriya gusa Tom barakamuhaye no bed arambwira ati uyu munsi wihangana ushaka inspiration kugera turi ko tuza kubona uburyo dukora nka team waka nyine kandi ndagusabye iri joro uze ko waboneka muri bare ya guverineri hari ibirori biteganyijwe nawe ntuze ko wahabura ujya bitekereza ibibazo byari byo sinzi matwereka mama wa mukobwa Sky ari gutera tatuwaje ahita abona Sky aramuhamagaye agira gukira ati mwana wanjye nibiki kumamagaye habwa ati mama umbabarire uyu munsi nagerageje kuryama biranga ngerageza kwiga nabyo biranga kubera ko ndi kugerageza gukusanya ibimenyetso by'umuvanimwe wanjye ariko ntago byakunze nagiye kuri RIB ndi kwasaba ayo madokima barambwira ntago byakunda ko yamereza kuko we yafite mama ese mama ayo madokima yafite gute kutigeze umbwira ko yafite mama nyene ayo madokima aravuga ati ayo madokima ntago ndi kubukiyari uyu mwana yitarakara ati mama uravuga iki ngo ntago uri kubukari aravuga ati mwana wanjye umbabarire ati mama ni gute amadokima nk'aya ngaya y'umuvanimwe wanjye yamurengana akamutabera wayafata nk'ari amadokima nta kigenda cyangwa se nk'aho ntacyo avuze uyaravuga ati mwana wanjye ntago ariko nembishaka ati nyine ibyo bubundi icyo kirego wakivuyemo mwana wanjye baragifunze ibirego ni iki kirego ni kibi uracyari mubi uracyari muto kugira ngo ujye kuza muri iki kirego byagutwara imbaraga nyinshi cyane ugati mama nuri kuvuga amagambo umuvanimwe wanjye Runa Love Cruise akeneye ko byibuze ko yaruka mu mahoro ese mama uzabyumva ryaravuga ati mwana wanjye nanjye nagerageje kugira icyo nabikoraho ibira bidukima barabimpaye ariko ibiganza byanjye byaratitiye kubera ko numvaga nubwo bampaye ari amadokima bitangarura umwana wanjye ndavuga ati byibuze reka mbiveho mve ku bintu navuye ku bintu none mwana wanjye wabivaho ibintu ntago ari byiza abantu bakuru bose twabonye ko bari kugerageza ko bahishira amadokima n'uyu mwana agiye kuri RIB amwima amadokima tubonye n'umugabo uje kuri RIB ukora ko era RIB nawe ari yagize gira ubwoba ku muntu ushaka gufungura kera iki kirego cy'umwana ninde gitera wacu iki kirego ko twabona gitera aravuga ati mwana wanjye ndakwinginze nimba ukunda amagara yawe nimba ushaka ko twishimye nkuko umuvanimwe wawe yarabishaka va kuri iki kirego byawe ari byo byiza kurushaho nuko aravuga ati mama ni wowe ukumbwira gucyata cyane rwose ni mama wawe ubyo ndi kukubwira uyu mwana ararakara yita kubita phone ku meza aravuga ati mama njye ntabwo nakumva ko ari wo kumbwira bino bikomeza kumucanga ariko ko turi kureba ni kakani kacu kari guca kuri YouTube channel n'ubundi yitwa filime mvugo hakuno byose nibyo twagiye tureba twabonye umugore yahuze inzoga kubw'urupfu rw'umwana wiwe twabonye uyu muzamu akora akazi kose ashinzwe yavumbuye neza urupfu rw'ura mwana nuko bagerageje kumbwira ati nawe uzabijyamo turakora ko akwite the scene zone kari guca kuri channel yitwa filime mvugo yakatunikomерeze rero uyu munsi tutangira kuri no ku ruhande ndetse kwa guverineri niho dutangiriye kwa guverineri bari kurya uyu mugore wibereye muri telefone umugore wa guverineri yibereye muri telefone
guverineri aravuga ati ibyo ni bike se kandi mo madamu, aravuga ati ibi se, ati yego rwose ibyo birimo muri telefone, ati yumva ni timu tubamo, ni groupe nyine twapanze gukora akantu ka fundraising, iri joro dufite ikirori, none umushuti wanjye ari kunyandikira ambwira uko bimeze muri groupe, ati ngo nanjye mbe mpari, ati ariko uzi icyiza cyo muri ibyo birori ni iki cya mbere badutumiye, kandi uko kira kigo cya Norfolk twakimenyemo amafaranga, buriya kira kigo nyine mujye mureba icyo basigaye bigamo, umubare mwinshi cyangwa se 70% aba bantu nibo bamenyemo amafaranga, urumva ko kira kigo gisa nk'ari cya guverineri n'ubundi. Atariko nanone muri ya club yacu yitwa Norfolk Club cyangwa se bare ya Norfolk nimwe turaza kuba turi, ibaze ko ari kutubaza ngo mbese ngo umungu wacu ngashobora kuririmba, ati ariko ndabahakane uru rwacino rwo ruraseka kuko rwo rukunda ibintu byo kuririmba, mbibutse ba muri groupe bita Hey Dodi, cyangwa se Hey G cyangwa se Hey Niga, nuko aravuga ati ndabona namamagaye, ati uraho iririnda, ati yego rwose, ati byo warumbwe nabyumvisha, ati yashobora kurimba se imbere y'abanyakubahwa cyangwa se y'abanyepolitike, uravuga umwana wanjye mureka yaze kuririmba, ati ntago mbizi, ntago nakwizeza impamvu umugore kubihakana nuko neza ko azi ko guverineri katabashaka ko uyu mwana akajya mu bintu by'imiziki, ni gitari mwabonye kageze imenagura n'ibiki byose, nuko uyu mwana agaseka akavuga ati mama ari kuzinkinira, ndabizi nzi ko mama ari kuzinkinira, ahangaha none bisa nka rugwangana, umumama n'ubwo byose bikoze, ariko mu rugo turabona agira ngo nakantu cyangana, umumama asa nk'ari kuvugira umwana kuri telefone ati ntacyo ndagerageza mwumvishe, guverineri yarakaye, urwana rwo ruguseka ati mama ari kunkinira diro, kuri ruhande wiravuga ati nta kibazo, ati turaza kureba indi bande cyangwa se nanjye ndabaririmbira, ahita ko pati saa tubonane iri joro muri icyo kirori, yaravuga ati byose bimeze neza rwose mugabo mwiza William, mbibutse yitwa William, ati mbabariye, ati wenda mbikubwiye ntinza, ariko tugomba kuba duhari. Umugabo yemera ati turaza kuba duhari kuko n'ubundi iyo club yo bita Norfolk Club nako Norfolk Bars ni yacu, rero tugomba kuba duhari, atariko ibyo kuririmba byo mushaka indi bande ririmbe, apana yira bande yo bita Hey Dude ni bande muri segonde yaho kino cyane cye kiga nyine nta nicyo kihagarariye, ariko gati iyo bande nagiza kuririmba nago nabyemera. Yakomeza kuvuga ati wowe kindi ubyibuke neza, ntabwo ugomba kujya mu biriya bintu by'imiziki. Wa mwana ahita yikubita aragenda, ahita ajya mu cyumba kiwe, sararasarwa ati kubera iki bundi papa ajya ndwanya, ako gasiri muri kureba nako kasohotse, umwana ararakara cyane, ako kanyeta abona telefone Maniga ari kumamagara, ati yo Maniga meze bite se, ati ni sawa man, ati no siko mama wakwandikiye atwandikiye message atubwira ngo bande yacu ntago turaririmba, ubundi byagenze bite ni biterwa tumva, ati ye niko mama abwiye, ati yego rwose niko mama watubwiye, atabwira yazi n'ikindi turaririmba niyo gahunda ihari, ati murimo cyangwa ntago turimo, bahita ubu turi kubwira tumaze gukubitana amacupa, ubu turi kuciye yaringa, ati ciyazi reka tumwemo kuko turaza kuhatwika. Baba n'amatwerekana none mu kirori cyabaye ijoro, abashyitsi bari kuza, guverineri araza ahita mwakira, bamenyemo amafaranga menshi cyane muri bino bikorwa byose, ariko ngo agiye kuba fundraising ni nka kumwe wenda nk'umuntu ashobora kwitaba Imana mugahita mukora nka groupe ya WhatsApp uko ati liste yo gufasha wenda bagize ibyago, birabyita fundraising nyine. Nivuga fundraising mwumve ko ari igikorwa runaka bari gukora cyo gukusanya inkunga runaka, yego mvuga gutya kugira n'abatarize tujyane nabo. Fundraising ni mwamenye ibyari byo, hakuno guverineri akomeza kumereza amashyi, none musayita ati rero uyu munsi tugiye kuba twakora igikorwa cy'indashyikirwa, ndetse kandi tugiye gukora fundraising abantu bahuye na tsunami cyangwa se n'umuyaga wari uturutse mu mazi, inzu zabo zarasenyutse. Uyu munsi tugiye gukora fundraising, ndetse mu pay turaza kwishyira hakuno kuri screen, ndetse turebe ko ari cyo twaza gukora. Mbere na mbere tugiye guhamagara aba performers ba mbere cyangwa se abaza kuri stage ku rubyiniro bwa mbere, reka turebe ngo ni bande. Ati reka turebe ahangaha dufite bande irenze izindi zose, ati reka duhamagare symphony y'ikigo iza kunicurange. Uyu mupapa arabyumva ko ari cya kibande bita Hey Dude, kandi angakora arwana ujya kurimba bararebana, ati wangambana mugore we, symphony y'ikigo cyangwa se Hey Dude ijya kuririmba, Hey Dude ijya kuririmba, baratangira bararirimba bakanyuzaho nyine ibiki byose. Uyu mupapa biramucanga sasa, akareba kira cyane ati nzakuniga, ariko uyu mwana akarimba indirimbo ivuga ati nenzi ko njye nawe dufite urukundo rushikamye moniza, ariko byaje kurangira urukundo rwacu rugurutse, ubu ngubu rwarabuze nk'igitaraganya, wagera n'iza filime za mashi cyangwa se imbaraga zidasanzwe z'abarozi tuba turi kureba. Ati sinza urukundo rwanjye nawe rwarigitiye, ese koko ntiwari kunyi, ati byari ngombwa ngo unkine gucya, wari kunyereka urukundo rwa nyarwo, apana kugira ikigoryi gucya. Abambwa bose bakareba
umwana mu ndimba ari kuririmba guverineri akumva meka ko ari we bari gucyura avuga ati nari nzi kuri papa wanjye unkunda none ukunda wankundaga rwararigise, akarebana n'umugore ati kandi ubu nteze iki cyane nuko hako rero uyu agakomeza kwirebera nyine aba bantu ukuntu bari kuririmba maze barutsana bavuga ati nyamara bino bigoro by'inubwo ari bihemu ariko biririmba neza. uyu arahindukira reba hirya iriya bwo Sky aravuga ati koko se bahita bareba cya Kenji no kiri kuri Zoom, uyu niwe ari kuri microphone undi ari kuri gitara, aba bana bigize symphony y'ikigo bitwa ngo hey nigga, hey dude cyangwa se hey shumi yanjye bimeze bite shumi niko bise. ako gaseri ni keza mu karebe kuri channel bita Bell Films, ujya komeza kuririmba za ndimba nanone ariko abantu guverineri yabinyuma akabona abantu batwawe bagiye mu mwuka rwanda rwanjye kuko rukora mu nganzo abantu bakemera biramucyanga nawe hakuri no batwereka ku ruhande nanone uyakomeje kuririmba indirimbo bararirimba bakomera amashyi abantu barahaguruka muri sare mbese na guverineri ahaguruka ariko ari kurenza apfa gukoma amashyi ati kampfe kuyakoma barwana kuri tugire mu rugo ndayakanda. ahita areba uyu n'umugore aravuga ati ubu nteze umwana ntago karange muhumure. ibyo byose Symphony amaze kuririmba emusayite umugore wa guverineri ahita ajyaho afata ijambo sasa kuko iki gikorwa ariko wa guverineri bagitunganyije no muri iyi club yabo bita no for the bar n'ubundi nibo bagomba gufata ijambo. ati rero ati buri wese arebe muri telefone yiwe twamwereje message nimero ya Momo Pay cyangwa se code ya Momo Pay yashira amafaranga byaba byiza ntago biraza kubagora atano kuri screen nkuko muri kubireba hano niho tugiye gutanga inkunga turaza ko turi kure inkunga yo kiri kugenda. none bahita twereka ku ruhande ubwo bakomeje kwanga baraza kure ko inkunga biri kugenda aravuga ati rero kaduhamagare indi bande ikurikira hey dude mwamaze kubona ko amaze kubashimisha bande ikurikira rero reka tubabwire izina ryayo atarabwo izina ryayo barasakuza ati dushaka hey dude Symphony y'ikigo nigaruke abashoramari bashoye imari mwakira kigo no muri iki gikorwa bakire batumijeho ba guverineri abajenerali abacuruza abo bose bakaba baturugukana kanyenyeri mudereze ya bande yacu ibaze ko n'abakire n'aba guverineri abaminisitiri mbega ba mu nzego abasenateri bose nabo baje kunino ariko riko ati amafaranga mushaka turakomeza kuyashiraho mugarure ya bande yacu birabyana byakoze umuti byahatwitse abangabo barumirwa twe ukunguku nukwasha madukira gutya gusa cyangwa ariko mwaka ni subscribe hi muri mu biki ubuni mwagiye mukana subscribe mukaza mukayireberaho ni mu downloading guverineri yarumirwa birabyana bari kubishaka se yatego rwose inkungi ikomeza kujyaho ibihumbi 850 ikomeza kujyaho uyakomeza aho yitabona miliyoni na 200 biri kujyaho by'amadolari ya groupe barabwira ati hey dude muze muririmba miliyoni 1,200 imaze kujyaho guverineri ahaguruka arebe hejuru arebye hejuru yitabona amafaranga ari kwiyongera ariko ntareba ari kujya ku mufuka wacu tu zina warahari nuko ku ruhande uyahita babona ya groupe yongera kujya kuririmba borongera bajya kuririmba indirimbo ivuga ati urukundo rwaburiye mu muyaga twese ntago tugikundana turaryaryana. uyarebye ku rundi ruhande hari uwo yahabonye nde yahabonye Obedi niwe yabonye ku rundi ruhande akomeza kunyuza amaso mu bantu bari ku ruhande aravuga ati apuka nikomereze aba bana bakomeza kurimba abashitsi bakumva ukuntu injyana imeze neza. ariko uyu n'uyu mupapa guverineri wapengaguye umwana atangira kwemera miliyoni na 800 bimaze kuba 1,830 abantu baraza kurumba bavuga ati mva mudaga serifu wa mwana muzi kuririmba venine yababaye kuko yumvaga ko umwana aza mu munyepolitiki none kujya mu bintu by'ubusani ngo by'imiziki n'ibiki byose uyahitaguruka ko nino aza kuno waracyafite agahinda kumuvandimwe we araza tora ururabyo Gina itazaramubwira ati ntago ari ngombwa gufata urwo rurabyo hano izindi nyinshi Gina ataramubwira amagambo menshi cyane kenshi itazaramubwira ati ngwino mani dutanga amaserifu dutange na autographe ako kanya Obedi yitagira avuga ati ushaka indabyo nyinshi na Obedi afanta karaba ko namubwira ati fata izi zose ushaka ndaziguhaye namubwira ati sawa murakoze wa mukobwa ahita mwibeta aragenda asohoka hanze byose byabereye muri iki kigo muri Northwold. wa mwana asohoka hanze aza handi minyo yakugenda yapfire cyangwa se umuvandimwe yapfiriye ageze hakuni nabwo ati muvandimwe wanjye nakifuje ko waburi hakunino ko kwajya gumbwira ngo iki kigo n'iki byishimo simbyumve ariko muri iminsi no ntangiye kubisobanukirwa iki kigo koko ni byishimo ariko ikibazo nta byishimo ngende kubona kuko kino kigo ntabwo hari. akomeza kuvuga ati byari kuba byiza yuza kubura ahangaha uri iruhande rwanjye nari kunezerwa nari kwishima
ndetse na bya byishimo wanyifurizaga ko twagira nk'umuryango nka mukuru na murumuna nanjye ne kubisogongera. Arabwo atari ikimbabaje kuruta ibindi byose, umbabariye nta ibimenyetso by'urupfu rwawe ndetse n'ubutabera bwawe ndi nari nabigeraho, ariko ndakwizeza ko umunsi umwe ibi byose bizagera, uzamenya ukuri kwawe kuzajya ahagaragara, rubanda bamenye ukuri, isi yose imenye ukuri, imenye ko utiyahuye. Ndabizi ko nkunda, dufiteho gahunda nziza nyine na mama wanjye, gusa ariko nimba ari ikintu nzi aho uri hose unyifuzaho ni uko nishimye, nanjye nibyo ndi kugerageza. Murumva mwe nubwo bavuga ngo icyambere nk'amafaranga, ngo icyambere nk'iki, oya, icyambere ku isi ko wishimye, nta ndwara idakira ufite, nta burwayi mbega udacumbagiye cyangwa se ibyo, ubwo nibwo buzima buzira umunsi wundi umuntu akagombye kuba afite. Bino mavuga ngo amafaranga biraniye inyongera nagoye muri basic need, uyakomeza kuvuga ati ndizera ko aho uri hose kuzambabarira kuko ndi gukererwa kwa nabona ibimenyetso, ariko mfite icyizere ko ibi byose bizagenda neza. Uyu mwana akiri aha ngaha sinzi ukuntu yarakubwa ati rero kanizere ko ati ibimenyetso nimara kuba nabibona nzashyira abatera urupfu rwe rwose ku karubanda, babiryozwe, bafungwe, n'abandi ndetse bicize ku karubanda, bamenye ko wabeshyewe. Ariko mfite icyizere cy'ibimenyetso bizagaragara. Ndi kwibaza nzishima gute utari muri iki kigo, ko iki kigo ko ari cyo twakagombye kuba twaratema ibyishimo njye nawe nkaba narabuze ibyishimo. Ese bizarangira bite? Uyarabwa ati rero kanizere ko aho uri hose umeze neza. Ako kanya reba wa mwana hari mu buryo muri kuhareba, hirya mu buryo mu nguni muri kuhareba niho kakana kari. Guverineri na afande baza ku ruhande, umwe yitwa Agwera undi ni William ni guverineri, Agwera ni papa wa Sky afande. Arabwo ati mva rero ibintu biri gukomera cyane, ati uriya mwana Sky twumvishe ko ari gukomeza kwinjira mu kirego, ashaka gufungura ikirego. Sky itabaturika inyuma, araza arabumviriza. Arabwo ati yego nimba ari gufungura ikirego none, ati nta bimenyetso ariko yabona. Arabwo ati ibimenyetso bishobora kuba byagaragara. Guverineri ati tuma ibyo bimenyetso bitagaragara rero, kuko nicyo kintu tugwembera, nicyo kintu tukwishyurira. Uyaravuga ati ariko ibintu biramutse bigiye hanze nubwo uri kujenjeka gutya guverineri, abana bacu bishobora kubagera ingaruka. Nimba vuze ngo abana babo bivuga ko bazi babifitemo uruhari, n'abana ba guverineri babifitemo uruhari, ati babigiramo ingaruka. Ariko atoya uriya mukobwa yamanukaga hariya nta kimenyetso gihari na kimwe kigaragaza ko abana bacu bari hariya uriya mukobwa yapfiriye. Yego nyine babafitemo uruhari, ariko nanone nta kimenyetso kibashinja. Uyu arabyumva ko abana babo bafitemo uruhari, ahita abyumva. Aravuga ati rero icyo tugomba ko twakora, uyu mwana ari kwinjiramo cyane ndetse nawe amagarika. Urabizi abona bati niyo yishize mu kintu, yanditse mu kintu ntabwo apfa kumuhagarika. Guverineri avuga ati rero icyo usabwa, uyu mwana ugomba gutsinda icyizere cyo ukamutuburira, akabona ko ari umupapa wa mbere ku isi, kugira byibuze ibi bimenyetso bidutwara umwanya kuba twabishyingura, ndetse kugira ngo twirinde kwagira n'undi wazabikoza imitwe y'intoki. Nibwo buryo bwizewe kugira ngo tuzabike ibimenyetso tutanabisigasire. Ugera byumva ko ibimenyetso bashaka kuba babihishira, ndetse ko ibimenyetso bashaka kuba babihinduranya. Yarambwira ati ikindi nakubwira, ikindi nshobora kuba nakubwira, nubitwara nabi ingaruka zaza kuri wowe. Ati rero igira ubwenge mu kuba wahishyira ibimenyetso, kandi kanizeye ko urafata umwanzuro mwiza. Ako kanya telefone ya Sky irasona, Sky ihita yiruka cyane, babandi baraza bareba aho Sky yarahagaze. Uyarebye hano hasi ahita abona utuntu tw'indabyo, ahita amenya ko hari umuntu wari uhari. Aravuga ati ninde wari uri kutwumviriza? Sky se ko ahise yiruka, ntibaramufata, bamufashe bari kugambana ngo ibimenyetso ngo bishingurwe, cyangwa ngo babikore ku gahato. Agahato bakora ni ukwica Sky cyangwa ntucikwe. Mu kanya ndashinshira kandi gasobanuriye kuri screen yacu, kandi gasobanuye. Bye.